maze iminsi rwose ashaka kukikubwira ariko ntikashaka. Mama sinzi igihe nzabera mukuru muri njyewe nkumva ndiyizeye ibyanjye byose bikajya hanze. Akaze Fine wowe wumva bikugoye ku buryo utabibwira? Mama bitewe nuko mba numva afite ubwoba bwo kubivuga. Binekereje kubimenya wahita uvuga nabi. Mama wihangane numbaza ibyo ari byo sibyo? Fine mwana wanjye urabizi ko we na Chris ari mwe banangira. Iyo nibutse ahashize hanjye numva hambuye ariko nkahatana tugakomeza kuba. Fine mwana wanjye papa wanjye akimara gupfa numvise mbuze byose. Yasize avuze ko ansigiye abana batatu, antegeka ko umwana w'umuhungu uzaza nzamwemera gusa akamenya iwabo. Mama numvise neza ngo ndimo ndarota. Ye na Chris dufite undi muvandimwe w'umuhungu. Yego nibyo, tega amatwi dukomeze byose turabimenya kandi byihuse. Igihe cyarageze umwana araza turabana, twabanye mukiri bato. Amajije kugira imyaka 7 yagiye kwa nyirakuru hakurya iyo mu Bugande, amarayo igihe kirekire cyane. Baze umwana twavuganaga bisanzwe, umunsi waje kuba umwe nicaye mbona ubutumwa buraje. Ndavugana ubu si ibimutunguye. Mama ubwo butumwa bwavaga ku bijyanye n'iki? Uwo munsi nibwo narose inzozi mbi burinda buke. Yanditse ubutumwa buvuga ngo wa murozi we washatse kwica mama, nagira icyaba ntuzambanaho muri iyi si. N'igihe kinini twabanye nyihisha ntabwo nari nzi ko ari we wakwica mama. Ese mama uwo mubyeyi aracyariho n'uwo muhungu? Niba bariho se bari mu Rwanda cyangwa bari hanze y'igihugu? Fina byaragiye umubyeyi yapfuye, gusa amagambo numvishe yanteye ubwoba kugeza na n'ubu ngubu. Sindatuza na rimwe muri ubu buzima. Urasobanukirwa buri kimwe cyose, ukabifata umwanya uzasobanura. Iyo umuntu akweretse kazi ubwenge uramureka akigaragaza bikarangira. Bose ibyo bihuriye hese n'akazi twakoze n'amafaranga yacu. Niyo mpamvu nanjye nabanje kubiseguraho tutaravugana umwanya munini, kandi niba mutanamwishe nimwe bizagaruka nyuma. Rwose cyanzanye hano cyangwa uraho utazi niyo biki. Gusa nkeneye kukubona urimo urambarira amafaranga yanjye nkajya mu kandi. Wihanganye kuko harimo n'ikindi kintu kimwishe. Cyatumye mbiseguraho none amafaranga dufite yanyu. Kandi akazi karakomeye, birasaba ko dushyiramo kwizera. Turi kujyana. Ariko boss urabize muri aka kazi nta mikino irimo. Banamenya amaraso y'abantu we byakunaniye kugikorera. Urumva mu byo uvuga imikino ibe miki. Cyuma cyamenya amaraso naho cyajya. Utusha gatondo homba amafaranga ariko urahomba. Kandi bose uvuga ko na misiyo ya mbere wakoranye nta kintu uramo. Bibaye byiza wabikorera rimwe gusa.
umuntu urimo hano ra? ariko sheri sinzi ibintu ufite ubwoba nazo buri kuva bigora gusukiranya. Sheri ntuzagire ubwoba, nzakurinda buri kimwe cyose kizakubangamira, kandi sheri wawe angana n'intare iba mu ishyamba. Ubu nk'ubu hagize icyiza gishaka kumbangamira wahita utsiga ukigendera. Iyo ndebye turi kumwe uba ubona ameze gute? ariko sheri sinifuza kuba nakubura umunsi nk'uyu n'ubu. Kuko nanjye warumbajije ngo ameze gute mu maso, wowe mu maso wabona umeze nk'akamarayika kanjye. Baranshaka. Gusa mama natwe tuzi ubwenge tumaze gukura twese. Rero turahabona kandi ndagusezeranya ko tuzakomera guhangana n'intambara zizabaho zose. Mama sibyo? Mama reka nkubwire ko nanjye mfite ubwenge. Mbi ziriya nzira tuzacamo naramuka aje mu Rwanda. Ushatse kuvuga iki? Nawe ntuzabe nkawe. Umwana yakuriye mu rugo sinakabuza kumubona ababaye. Ndabizi ko azahinduka rwose. Namara kubona ko nta rwango mufitiye azigumira muri Uganda. Inamba rero ube wigendeye kuko ndi kumva mu mutwe biri kuncanga. Komeza wiyiteho. Ako kuki abantu b'iki gihe bigeze mpemuke ndamuke? Kubera icyo umuntu ugiriye neza atabibona ahubwo agashaka kubona ibyo udashaka kumwereka. Ubuzima akabuzanamo intambara. Ariko usigaye no wa mubyeyi naramuhamagaye. Alo? Muraho neza mama Kiri? Na n'ubu wa mwana nturamuvugisha. Muraho neza mama Kiri? Uraho neza? N'ubu wa mwana nturamuvugisha. Maze igihe kinini muhangayikiye. Ndumva mfite ubwoba sinzi pe. Ikibitera ndakizi nuko utazi aho umwana ari. Zarangije kundenga ngiye gushaka umwana wanjye. Mama uri gutekereza iki? Bina kuva musaza wawe yagenda sifite amahoro kandi isezerano natanze ari ukubahiriza. Ibi ni ibiki koko? Biraza gutuma umutima w'isezerano ubabara. Ntibishoboka Chris. Ibi
ni ibiki turabona uko uvuga nta mahoro ayiwe wavuze ukuri ukareka kurira ninde upfuye makirinda yapfuye we ayiwe yarapfuye Mama,